uretse abanyarwanda bamuha amazina y'ubutwari nk'intore zirusha intambwe, umugobokarugamba n'andi menshi bamugomba bitewe n'ibikorwa by'intashyikirwa, imahanga naho aho aba ari butemberere indege we baba bayitegerezanyije amatsiko n'ubwuzu bwinshi, kuko ni umuntu w'intashyikirwa, ni umuyobozi udasanzwe, ni umwe mu baperezida bakomeye cyane mu iyi si, bafashe ibihugu biri mu kangaratete no mu kaga gakomeye cyane, bikaba byarageze ku rwego rushimishije bitewe n'imbaraga nyinshi cyane n'ubuhanga budasanzwe muri politike yakoreshejwe. Ni urugero rwiza muri politiki ikoreshwa mu rwego rwo guhindura ibintu ndetse no gukura ahantu habi igihugu kijya aheza. Murabizi ko mu rugamba rwo gukura u Rwanda ahabi no kurusubiza agaciro yari ari imbere cyane mu gushyira u Rwanda ku murongo, kuruha ibikorwa remezo, gutuma rushashagirana rurabagirana, kuruha ibikorwa remezo bishimishije bikomeza gutuma igihugu gikomeza kuba ikigendwa, kiryoheye amaso y'abakireba, abagitembera. Ni ibintu bye, ni ibintu biri mu maraso ye bitewe n'urukundo rwinshi afitiye u Rwanda n'abanyarwanda. Munyemerere mu minota nk'ibiri yonyine hano kuri NIT Media Kigali tugaruke ku bikorwa by'intashyikirwa byongeye kuranga uyu munyabigwi wacu, umukuru w'igihugu cyacu. Ni kuri NIT Media Kigali. Niba nta rimwe wigeze duha ubufasha bwo gukora kuri subscribe, iki nicyo gihe, iyo nkunga, ubwo bufasha ubuduhe, uze gukora kuri like ndetse uze no gufungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi muri byinshi tukugezaho. Dutize iminota nk'ibiri yonyine gusa itari bubarambire hano kuri NIT Media Kigali tugaruke kuri ibi bigwi byongeye kugaruka cyane mu matwi y'abanyamahanga n'abanyarwanda, kuko ubwo yinjiraga ku rugamba yaravuze ati u Rwanda n'abarutuye, abanyarwanda, abarurimo, umutekano nicyo kintu cy'ibanze, ibindi byose biza nyuma. Urugamba rwo gutera imbere no kugira ibikorwa byiza, ubuzima bw'abanyarwanda n'ibiki byose bishingiye ku mutekano. Umutekano ugomba kuza mu by'imbere bigomba kuranga igihugu, nyine uba mu bintu by'ibanze. Ni His Excellency Paul Kagame, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Gukunda u Rwanda no kurukorera no kurwitangira ntibimubuza no kwita ku muryango no kuwukunda nk'uko sosiyete nyarwanda nyine bidusaba. Bimwe mu byo tugiye kugarukaho ndetse bikomeje no gukomeza gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kuko kuri NIT Media Kigali murabizi twibanda cyane ku nkuru ziba zishyushye zigezweho ziri gutrendinga zizenguruka ahantu hose hagiye hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye mu byiciro bigiye bitandukanye. Byose bishingiye ku buhanga budasanzwe agaragaza mu gutoranya ababa bamugaragiye cyangwa se abo bakorana mu buzima bwa buri munsi mu gutuma igihugu gikomeza kuzamuka ku rwego rwo hejuru, ku muvuduko udasanzwe, ku bwiza budasanzwe, ku mutekano udasanzwe, ku bikorwa remezo bidasanzwe na buri kimwe cyose kidasanzwe muri iki gihugu. Byose tubikesha ubuhanga budasanzwe akoresha muri politike yiwe ndetse n'uburyo yifashisha budaboneka ahantu hariho hose mu gutoranya abantu bamufasha, bamuhora hafi mu buzima bwa buri munsi mu buryo bwo gushyira igihugu ku murongo kugira ngo gikomeze kuba igihugu kiryoheye abagituye ndetse kigakurura amaso y'abagisura mu buzima bwa buri munsi. Igihugu ntabwo ari icy'umwe, ntabwo ari icya bamwe, ni icyacu twese. Iyo twuzuzanya rero, iyo dushyira imbaraga zacu hamwe, dushyira hamwe imikorere yacu, tuba duteza igihugu imbere, tuba twiteza imbere. Tutarakomeza reka tubanze dushimire abadukurikira mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo babonye umwanya wo kujya ku rubuga rwa YouTube mbere yo kugira ibindi bintu bajyamo, barabanza bakaza hano kuri NIT Media Kigali bakareba ibigezweho biri gutrendinga byatangajwe. Niba nta na rimwe wigeze duha ubufasha bwo gukora kuri subscribe, iki nicyo gihe, ubwo bufasha, iyo nkunga yiduhe ukoreho. Nk'uko mumaze kumenya hano kuri NIT Media Kigali, iyi ni incamake y'amakuru tugiye kubacishirizaho mu minota itari myinshi rwose, mu minota mikeya cyane iri imbere itarambiranye. Nimba utarigeze ubufasha bwo gukora kuri subscribe, yikoreho kugira ngo utaza gucikwa byinshi kuri iyi nkuru tugiye kubacishirizaho mu kanya gatoya katarambiranye. Shalom.